ngewe abantu benshi baramenya bakagira ubwoba bwo kunanyereka ko banze bikansetsa bikansetsa ariko bikansetsa kubera ko njye nzi ko nta kibazo gihari PPS America mbivuge babazi ko hari wenda hari ikibazo mfitanye na leta ntacyo mu ofisi yose muzi nyinjiramo nsuhuza ngana ibyo nganira we nta nikosa nakoze akanga atari ko kari akantu ko ntago kari keza rwose ntago nzabyongera buriya kari kaje gutyo so ntago ndi umuntu udakosoreka hari umupfu mu Rwanda ufite VWT ya nouveau model nimba ari version yihe ntazi donc VWT ministre agendamo ifitemo na filme nk'abayobozi iki kintu ntago ari ikintu Imana iri ibona neza yitwa umupfuma kandi buryo uri ubupastor ukagira Benz ishaje nuko mpanurira abantu bafite Benz zishaje nkasengera bafite Benz ishaje nkabwiriza bafite Benz ishaje nubona umupastor afite VWT cyacyo zamenye ko n'abantu besha shumba hatabizemo 50 bazifite nubona umupfuma afite VWT menya ko hari abantu bagiye na VWT batari umwe batari babiri batari munsi y'10 bibabaza Imana kubona abantu bo kuri urwego babacuruzi bo kuri urwego abayobozi bo kuri urwego bayoboka inzira yo gupfuma reka ntangire mbifuriza amahoro y'Imana mbabwiraho muri mwese mvuga ati amahoro y'Imana bane namwe nk'ibisanzwe ni muhaya muri kumwe kuri RSM Entertainment abari mu ntara y'amajyepfo mu majyaruguru abari mu iburasira bwaryo tutibagiwe n'abari muri Burundi Uganda East Africa mu magambo make turabasuje cyane by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda nongera nsuza n'abari mu ntara ya gatandatu aribo ba diaspora tubatera yambu cyane aho twizere ko mumeze neza cyane tunabibutsa ko muri RSM Entertainment nyabuneka wo tarakora ubukwe wowe utegereje vuba haraba anniversaire yawe dore na Saint Valentin yegereje nyaboneka muduhamagare yana dufite video nziza cyane dukora video nziza cyane tubageraho aho muri hose ubwo rero ntimuzatangwe n'ishusho ryiza cyane mwaduhamagara kuri 0786 421 0786 421 reka twakira umutumirwa wacu Mutabazi murakoze kunyakira umwaka mushya muhire twese n'abakurikiye RSM Entertainment ni karibu cyane we ntango navuga ngo nibwo bwa mbere ndumva ari ni nk'ikiganiro cya gatatu nyinshi ku banyarwanda by'umwihariko ndi umuntu akunze kujya mbaganiriza kandi sinavuga ngo nzakomeza kubikora ariko igihe cyose nzajya mba nta birantega cyangwa se nta kimbuza kuganiriza abanyarwanda bingwa neza cyangwa se bimbera byiza gusa iki kintu bita kuvugira mu ruhame cyane cyane bitagikora rimwe ukagikora kenshi sinzi n'ibigano byose baba biteguye ngo bivuge nk'usoma niyo kandi baba biteguye ushobora kwibeshya kwisobwa bigira ingaruka nyinshi birihutisha bishobora kwihutisha kugera ku ntego yawe ushobora kumenyekana mu munsi umwe mu minsi ibiri mu cyumweru kimwe ukamenywa n'abantu benshi kwishimirwa n'abantu benshi ariko bizana abakunzi benshi nako bizana abanzi benshi bituma rero abantu benshi uzasanga bakunda gukwepa kamera ndetse mu by'umwihariko nk'abantu bari mu buyobozi bwo iyo bishobotse ikwepa byiteka so nuko nyine buri kuvuga ni kuba wishyize mu kaga reka mvuge gutyo ariko nanone kuko mbikunda kandi manumva ari icyo mfite naho abantu nanone uragerageza ukabikora donc buri munsi ku munsi ukagenda ugerageza gusa kwiga no kubinoza neza ariko ku rundi ruhande ndishimye cyangwa se ndabikunda ariko simpamya ko nzabikora igihe cyose ushobora kugenda umuntu abinoza byangira kugenda bikora gake n'ibindi nk'ibyo cyane cyane buriya abanyamakuru niba bikora ntacyo bimutwaye kavuga iby'abandi kandi akayavuze gutya niyo yakubwira n'ibyo shitani yavuze ntacyo warenzaho nta n'icyo wabikuraho nta nubwo ko si amagambo ye we ari gusa kuba nk'umuyoboro wo gutambutsa ibyo abandi bantu bavuga ariko uko uba uvuga ibitekerezo byawe
hari igihe bikukurura abanzi cyangwa se ugasanga bisaba rero kugira ngo byige neza kandi urebe nimba bitagonga izindi activite zawe cyangwa se izindi nzozi zawe, noneho yego ubikore ariko nanone utabikora mu nyungu z'abandi ngo ibyo byose bisa naho bipfiriyemo aho ngaho ngo nuko gusa bashaka kubikora. Nta kibazo rero ntabwo uciye mu ijambo, yaba ariyo mpamvu se abakunzi bawe bakubuza, kuko sinkubeshye RS Media abakunzi bayo bari bamereye nabi. Mutabazi gatatu bwira abantu bishondera ko bambuze kubera ko sinkiboneka mu kateye kose niba ariko ndabyita. Icya kabiri, Mutabazi birashingira ku buryo bari bamaze igihe bamubona. Mutabazi nashobora arigeze kumara amezi 2 ntaboneka kuri kamera, ariko buri munsi ashoboka inkuru byuze 5 zirimo izina ryanjye kuri thumbnail ari njye uhari. Rero ibyo ngibyo abantu nibyo bitaga ko mpari, nanjye nkaba nabonetse mu biganiro byinshi, wenda nyuma yaho nawe ubwo ndagaruka nanjye nkaboneka mu biganiro byinshi, kuri buri sije yasohotse meze nka trade nkaboneka, byanga bikunda aricyo ambaza n'icyo mbivugaho. Navuga ngo rero kubera ko muri no minsi ndi kuboneka kuri channel za Gikristo, abantu batazijyaho ntabwo bari bamaze iminsi nyine batambona. So meze nkaho rero nanagiye ku ruhande rwa nuko hari igihe namaze igihe nsa n'umuntu uvugira kuri channel za politike n'iziri sekira, abo ku za Gikristo bakambira ko bambuze, kuko hari umuntu usanga yakubwira ko arizo zonyine areba, hari umuntu usanga areba channel za Gikristo gusa. So ariko ntabwo nigeze mbura burundu. Igihe cyagwenda kizagere ko ntabwo kiragera neza ngo mvuge ngo cyageze, ariko burya iyo umuntu agiye YouTube nicyo kiza cyayo irabibika, ubisubiye inyuma wagenda ubibona. Hari umuntu nyandikira ati ndi kure ikiganiro cye nkasanga nicyo nakoze mu myaka 3 ishize. So ntabwo rero byaba ikibazo, kandi niyo nagenda ari igihe umuntu acisha mu gakeya niyo byari mu mezi 3 rimwe mu kwezi ukagaruka, bitewe n'icyo ubona gihari ko nawe uri kwiyumvamo cyane kuribwa kukivugaho cyangwa se hari icyo ufite watangaho inyunganizi. So abantu barambuze ariko si neza, abantu bambaye nuko batazi kunshaka. Hari umuntu uvuga ati ngewe bakira n'ubwo yagiye ariko sinzi niba ukibikora uyu munsi, agashyiramo izina ryanjye buri ku mugoroba akareba ikiganiro gishya nakoze. So yanditse ngo Apotre Mutabazi, iki biganiro bishya kenshi biraza, akaba ati kino kirebye kino cyo yabona ari gishyashya kijemo agafungura. Hari n'umwe ututse gurambye ati ikiganiro cyose musanze mu byanga bikunda bagomba kukireba. Maze kubona abantu benshi avuga ati ngiye kiganiro cyetse nta kibonye. So rero harya bari neza cano bari ari buboneka bakimusharinze cyangwa se wamunganira ari kureba ikiganiro cyawe n'ikindi cyawe kikaza hasi yacyo kikaza hafi, ariko abantu babwira ngo inzira yoroshye yo hafi andika Apotre Mutabazi. Byanga bikunda ibiganiro nakoze biribuze ko niyo batanditse Apotre Mutabazi yanditse Mutabazi. So abambuze nta kamemo n'ibitabo mba ndi kubyandika, ariko ubundi wumva bambona gute kandi nandika ibitabo. Nk'ubu mfite igitabo cyitwa ngo ushaka niba ushaka gukira byanga bikunda, kirimo amahame 18. Kirarangira uya kirahari. Niyo umuntu anyandikiye mpita nyimwohereza soft copy 0788339513. Inyandikiye uti ndashaka cya gitabo, tanyikohereza nawe kanyereza 5 abana bakarara bari ibirayi birimo n'amamesa cyangwa se biri mu ruvuta rumeze neza bikagenda neza. Amase Mutabazi ko turi kumva nkaho wagira ntanga kunda gatwiko, reka tukoreshe ikintu cya mbere by'umwihariko imyaka nicyo kintu cya mbere kurwana guhunga no kutajya ku macana manini, nicyo ngerageza guhunga. Suko uyu munsi natse ikiganiro umuntu ufite channel nini yayikinyima, ariko bya amacana manini akwaka ikiganiro kubera ko watrendinze, hari ikintu nyine kimeze nka saga cyawe kiri hanze, cyangwa se akakikora kubera ko amaze igihe kirekire utaboneka akavuga ati byanga bikunda umuntu yamuzanye yamukuramo content, cyangwa se akakwaka ikiganiro cyangwa se ukakimwaka gasa naho mwibukije. Byanga bikunda iyo ufite izina nk'iryo mfite ikiganiro cya hari minimum mu cyo kitari bugere munsi yacyo. So ibi byose rero ariko ngewe no kumbura kose ndi kurwana ntambara kugira ntagira trend yari yose ngira hanze. Ikindi kuva na mbere yose sinigeze nshaka njya agatwiko.
njya gukora ibiganiro ahantu hari n'abantu baba YouTuber nk'icumi bose n'abaza gukora ibiganiro ukabona ko ari gupangira ikiganiro ngo hano ngo ndakubita hano mavi cyangwa se ngo vuba ngo tumuhondahonde ukabona ko ni ibintu bari gukora bagendereye pe ariko twakoranye ibiganiro n'ubu twagikoranye twigiye twica ukabona icyuhanye no ngo nitubihuye umurongo twabivuga gutya ngo nibwo ngo biri birebwe gusa none kuri ndetse meze nk'ibikora trend nako gatwe kuvuga rero ikintu cyo ngomba kurwana cyo no kwirwanya kuko ndikunda nkoze manca kubwira ukuri ku mutima wanjye kandi amaze kubona ko abanyarwanda batari ready kumva ukuri ku mutima wanjye kubikubwira mu iteme nshaka kubikubwiramo kurugero hari ikiganiro nabonye cyarebwe 100 mu munsi umwe mu makosa 28 110 100 gutyo naha none umuntu wafashe amafaranga y'abaturage mvuga ko ari ibandi ubu sinakongera kubikora ariyo mu mutima wanjye nayo numva ari byo jambo riri adequate donc rijyanye neza n'icyo umuntu yakoze ariko mbona ko abanyarwanda baba bakeneye umuntu kuri iryo uze uvuga uti ubivuga ubibebere bisasire bihindize inyito donc mu banyarwanda rimo uburyarya buri ku gipimo kiri hejuru no kwigira ndi mwiza no kutihanganira kumva ibidahura n'ibyo ushaka kumva none ikintu gisetsa rimwe na rimwe mu banyarwanda cyintungura akashaka kutabikora akabigukoraho none nkatangara rero wenda nk'urugero ndaguha urugero rworoshye umuntu nimba ndafashe nka muri y'abanyarwanda byaba bikiri kuvugwa byaba ari icyo ariko byabafashe byemejwe ko yabafashe nawe yabyemeye ko yabafashe ugakoresha ijambo ibande ako kantu ibande sanzwe nzi ko mu isoko ry'igitoki bamwita gutyo wibyo koperative ushatse wamwita gutyo utwaye abaturage ugiye kumwita gutyo byo cyumva rwose ari ibintu bitarengereye kandi ntiwanabikoze mu buryo n'abantu bavuga bibasiye umuntu abanazi kwibasira icyo ari cyo ahubwo ngo umuntu kuvuga ngo kwibasira agahita ayirasira ahubwo uzi kwibasira icyo ari cyo umuntu yaza akajya muri affaire personnelle zawe burya niyo mvuze ko uri ibandi kubera ko by'amafaranga kandi wenda nzi n'utuntu tutari twiza two mu makaritsiye no mu mashuka twawe ariko simpuvuge nuko mbona nshaka kwibasira nuko mbona numva ko ukwiye icyubahiro ariko ku rundi ruhande icyo nacyo kigomba kugira gute so naje gusanga rero icyo ngicyo noneho umuntu wamara kuvuga gutyo kumva we agiye kukwataka anabeshya rimwe na rimwe ahimba cyangwa se agashoramo n'amafaranga kugira ngo haze abantu baguhimbira ibintu mbese nkubaze nk'urugero wenda waba ari wowe ku giti cyawe navuze ko ribane ko watwaye amafaranga kandi nawe udahakana ko watwaye amafaranga cyangwa se inshuti yawe yabikoze kuko igukunda ikaza wenda nk'umukobwa kwicara n'ababibonye akabona ngo namuteye inda ngo umwana ngo tumaze amezi umunani tutabonana mbona umukobwa ari ubwa mbere mubonye ubwa mbere ngo nsanzwe muzi nsanzwe tuninze nimero ye n'ubwa mbere mubonye gusa ubikora bari afite amanyanga n'amayeri yawe ati uraza ubyisobanuraho icyo nshaka ndarakigezeho kuko niyo naza nkabyisobanuraho n'undi akabeshya kiriya nkaza kukisobanuraho wa wundi w'icyo yashakaga kigezeho cyane cyane ko nije kwisobanura hari umuntu atabangwa no kurya ari kwisobanura ntibisobanutse byanga bikunda nje nkavuga ko wavuze kuri Imana kandi utabivuze ukaza kubyisobanuraho still hari umuntu utabataka gahongo ni kuko urabihakana ati ibindi se wakora iki uragomba kubihakana ariko se ibintu nk'ibyo ngibyo so hari arimo akagambane rero by'umwihariko ne wenda ibyo byatumye umuntu ahindura uburyo bw'imikoro n'imivugire cyane ko ikigamijwe no kugira ngo abanyarwanda babonemo inyungu ntago ikigamijwe ari guhangana n'abantu nta nyungu iri mu guhangana n'abantu buryo nk'ubwo ariko ugasanga wenda wa muntu nimba ari inshuti ye cyangwa se nyiri bwite ushatse gukora counter attack ise wenda yagaragaza ko ufite ideni ideni nimba difite bagiye kuriregera cyangwa se rirahari ndaryemera ugasanga n'ideni ritakemerwa kujya mu rukiko kuko buriya ari amafaranga utajya kuregera mu rukiko uvuga ngo bya mu bunzi jya mu nzego z'ibanze so ugahita ubona ko we ariko impamvu yabikoze we yasaba nk'ushaka kugira ngo swate nihaze ikintu cyawe hanze umara igihe uri kukisobanura utongera kuvuga cya kintu kiri kumubangamira kuri we cyangwa se ku nshuti ye yumva wabangamiye ariko ikisekeje
ayisazana ibintu nubwo yabihimbye reka tubone niyo byari kuba ari ukuri icyambere muze ko atari ukuri ariko niyo byari kuba ari ukuri byo mu mashuka iyo ngiyo kandi bibe gutera amada burya arimo kuri yabijyana mu rukiko tuzi neza ko ibyo bintu yakijyana mu rukiko yanteye indana ababizi ko uretse no kukijyana naho umujyanyeyo yatsindirwa mu rubanza so ukibaza ko ari kuvuga ngo bibasiye umuntu agakora icyo nk'iyo nawe uzana urugero kuri wa wundi ari kukuziza ko wamuvuzeho kandi ni mu nyungu y'abanyarwanda ntabwo ari ikintu buri ikintu cy'abanyarwanda bose nyine n'icy'abanyarwanda bose wafashe ikintu cy'abanyarwanda bose iyo mfashe kamera n'iyawe n'uwaza kubibwira abanyarwanda bose hari igihe bwate ku bundi utabibwira abanyarwanda bose ukajyana ku nzego ariko ikintu cyo ni icy'abanyarwanda bose si icy'umunyarwanda ni si icy'umuntu umwe n'icy'abantu bose mu buryo runaka rero nabonye ko abanyarwanda ntabwo bazi kurwanana ibitekerezo batemeranya iyo umuntu ufite igitekerezo kitemeranya n'iki agira atandatu yo kugira umwanzi we none yamara gufata nk'umwanzi we agahita akora atake zirimo n'ibintu birimo ubupfura buke nk'urugero umuntu wenda yibye miliyari cyangwa se miliyoni 100 ukabimenya ukavuga cyangwa se mu gihe cy'igwiswa bati nimba yarazitwaye ntibikwiye akwiye kugenzwa atya okay kaho yaje ngavuga ati ariko ntazo natwara ariko niyo nawe zitwaye vuga ngo umuntu akwiye kugenzwa gutya itegeko rivuga gutya icyo gihe nibwo mumungana nk'abana b'ubwenge bagahitaze buri yasengo bivuga nguzinga ibiryo ryiwe nguziki isana yanjye yashyira agashyira niya gatatu bigimye naba ko mfite none ikibazo abanyarwanda nabo nimba bafite ama depression bakamera nkaho bifana bya bintu ariko ubundi abanyarwanda bagasaba kugira ngo ya ikintu yavuze hari urwego kirimo nawe igitekerezo cye bayuza n'icyawe kuri namusije biza n'ibyuka ryiwe cyane cyane ko twe abanyarwanda nta proof dufite ku arya ushobora kuba ubihimbye dufite icyo gihamya ibyo bintu bya privacy na personal life birekera iyo biri reka tugaruke mu Faransa ngo ngorebe n'abantu mutorero nize byinshi ku banyarwanda ariko ntabwo byambujije gukomeza kuvuga by'umwihariko wenda ku bankunda bumvishe bitambuka ndaciyemo ku mayange byari umupango wateguwe n'abantu itsinda ry'abantu batari bateya kandi ntekereza ko bamwe bakomakomeye byanyigishe byinshi rero nize amasomo menshi mbona yuko mu Rwanda dufite icyo bita demokarasi consensuelle ariko no muri iyo consensus harimo abarepublicain n'abademokrate noneho nubwo babikora bucece kubera ko nyine ni consensuelle ntabwo babigomba gusakuza mu byanze ariko usanga kuri buri kintu kigiye kuba hari uruhande rumwe n'urundi ruhande kandi buri ruhande rukora amacenge kugira ngo icyo rwatekereje n'icyo rwahuriyeho cyangwa rwemeranyije aricyo kitambuka so ariko ndahari reka mvuge ngo ndahari abanyarwanda bambuze barambonye hari akantu wavuzeho mbere hari ijambo wari uvuze igisobanurira abakunzi bavuga ati hari abamanza kukubwira ati ngwino dukubitire mu nkokora dutwike hashye twebwe urabizi RSM entertainment ntanga ariko dukora twe twa dushaka tuvuga uko kumeze cye dusesengura ibintu kandi no murongo muzima ukwiye dusesengura ibintu byumvikana pana nta mutwe dukeneye hagati muri ibyo bintu nize buretse ko nyine hari igihe umuntu aza akatakira hariya ari kuri YouTube nyine nkavuga ni n'umuntu wabikoze kiretse nimba wenda yabikoze ashaka kugira ngo nanamenye ko ari we wabikoze ariko nimba yabikoze ashaka ko ntabimenye nkurikije umuntu yatumye yaba yamwishyuye yaba asanzwe akorana nawe mu buryo bw'imikoranire yabo utandukanye ariko ndi gutekereza ko biri gutuma amenya uwamutumye rwose kuko nsanzwe nzi ibindi amutuma byanga bikunda rero nimba asanzwe mutuma ndahita mbona nti uyu wamutumye ni nawe wamutumye mbere ni wamutumye rwa kabiri byose binanyigisha yuko abantu bo hafi ya 80% n'abantu bari hano kuri YouTube bafite abantu runaka bakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibwo buryo bumwe arukomera mu buryo bwa leta n'ukomera mu buryo bw'amafaranga yatunze ariko bafite abanyembaraga babakoreramo reka nkoresha ijambo bivuga ngo babakoreramo igihe babona biri ngombwa
bose ntabwo bakorerwamo n'umuntu umwe kandi akwiye ko harimo abademokrate n'abarepublike. So aho ngaho n'uzasanga ikigiye kuba abantu leta basa n'abafata uruhande. Hari n'abantu bafata uruhande bijyanye n'impamvu z'amarangamutima n'ubufana n'impamvu zo guhengamiraho ibihengamira nyine. Ndaguha muri urugero nubwo atari cyo ngiye kuvugaho, biriya bintu bijyana na element byanga bikunda media yose abonye ko ahengamiye kuri element, nta nubwo nakirwa ndibaza ububizi ko ibihengamireyo kubera yuko element ni umuntu afasha amarangamutima y'Abanyarwanda. So byanga bikunda inujya mu bintu bya happiness, abantu bari bihengamire ku ruhande runaka. Yero abantu bamaze kujya mu marangamutima, noneho abantu b'amarangamutima bo ntibajya bareba ibimenyetso, ntibareba fact, ntibareba niba binahari barakwiye ati wamuhereza nta udakosa. So ugasanga rero hari icyo kintu. Ibyo rero narabyize, ari operation yabaye muri Amerika bita Mockingbird, seya ishora mu banyamakuru bafite influence, bafite ijambo kugira ngo bajye bagira ikintu binjiza mu baturage runaka gicengere gisesere. Nahise rero mbona icyo kintu kiba gihari. Iyo uvuze muri rwa ruhande n'isaba Republika n'Abademokrate bari indani bakorera hamwe, ariko buri wese agasa naho afite agatsinda ke abonekamo mu bijyanye no kwemera ibiri gukora. Kuri ibiri gukorwa simbyemera, n'undi ati simbyemera, batanu batabyemera bagahinduka Republika, abandi batanu bari kubyemera n'Abademokrate. Noneho bigasa nkaho ya matsinda bari gupezanya mu mbaraga. Ibyo ndabibona, mbona ko na media iba yabigiyemo, ndetse ushobora no kubigwamo byita imikino mu gihe mu byo bateguye, cyangwa se mu gihe bateguye ko ikintu bashaka gupushinga bari bugikore baciye muri media, bagashyiramo imbaraga muri abanyamakuru babo, bakabona uri kuza kuri opposite side ushiduka ufite resistance cyangwa se attaque, wari uri kubyita ibisanzwe, cyangwa se navuze natanze igitekerezo n'undi yagitanga, bigahinduka cyane kwenye nyine ngo reka dukubitire mu mavi, bakabigira nka target noneho yo gukubitira mu mavi kuri wowe mu buryo bwango barira natwe dukubitire mu mavi noneho kabyaraho, cyangwa se n'udatinya ngo usubire inyuma. Ugasanga harimo uwo murongo nyine wo kuvuga ngo baragira ngo noneho basicurika ikibuga mu byo kuvuga ngo uburyo media ikora iyo ibintu byashyushye ku muntu umwe, hakaboneka indi saga iremereye ihita ibizimya. Donc kugira ngo ibyawe bimere nk'ibizimya ibyo wari uriho, cyangwa se babona umwanya, cyangwa se cyokere cyawe gise n'ikigiye ku ruhande, nawe ukomeza uhangane n'ibyo uhangana nabyo. Abanyarwanda base n'abahugiye kubyo uriho cyangwa n'ibyo urimo. Uti rero sinzi niba wanyemerera, kuko nkuko wabivuze hari ibintu byinshi muri uyu mwaka wa 2023 tukiri no mu kwezi kwa mbere, ibintu biri imihanda ni byinshi cyane. Ariko nge nifuje ko twaganira ku kintu kimwe, kandi kubera rero wenzi wabwiza ukuri abakunzi ba RCM Entertainment ukuri, ndashaka kunyemerere tuganire kuri iki kintu cya Honorable Bamporiki. Nazi ko agiye hamwe bitwa Madrid ni Mageragere. Ese kuki kumwita Honorable? Iyo bagiye Madrid bagenda baba Honorable. Wahoze sorry. Wahoze ako kantu nari nkibagiwe. Navuga ku ruhande rumwe ni inkuru nziza, ku ruhande rumwe ku rundi ruhande ni inkuru mbi twatangiranye n'uyu mwaka wa 2023. Yanshatse kuvuga ku bafana be. Inkuru mbi ni iyihe? Inkuru mbi nko ku bafana be, nta muntu ubura abafana of course. Inkuru mbi ni iyihe? Kuba yaragiye Mageragere. U Rwanda se rwubatswe n'ubufana. Inkuru mbi ni iyihe? Kuba yaragiye Mageragere. Kuba bakunzi be. Kuko nta ubura abakunzi, nta n'ubura abandi. Yagiye Mageragere yakoze iki? Nibyo nashaka ko tuganiraho none. Niba umuntu yagiye Mageragere akaba yarakoresheje ububasha mu buryo butemewe uko yahamijwe n'urukiko, inshuro imwe, ebyiri, eshatu cyangwa n'izirenze zingahe, hariya mu rukiko mwibuke ko bari kuburana icyo bamufatiyemo. Mu gihe Mutabazi ngewe numvikana kuri ya kese navugaga nti miliyari cyangwa nayarenzeho, dukeneye kumenya nayahe afitiye
ibimenyetso by'aho yayakuye bifatika ku buryo twabangaya niyo yawe wemererwa ariko aya yandi dufite impamvu yo kwibaza inkomoko yayo. Nge ntekereza ko inkuru mbi ni ugufata igihumbi cy'umunyarwanda kimwe cyonyine, sindi kuvuga miliyoni, igihumbi kimwe cy'abanyarwanda niyo nkuru mbi kurenza kujya hariya kuko hariyo n'abandi. Donc mvuze nkuvuga ndeba igihugu n'inyungu z'abanyarwanda. Hari amategeko adashyiriramo imiyaga ntuza kubera icyo ari cyo cyangwa afite abafana. Kandi burya n'umuntu uzi ko afite abafana ahubwo icyiza yakora ni ukudakora ibintu nka biriya azi ko afite abafana. Kuko natwe tutaraba ibyo ngibyo, uziko na mwarimu wo kuri ADPR ku rusengero runaka cyangwa shehe cyangwa se undi wese ufite icyo abona ko abantu bamurebereraho hari ibintu atakora. Aho nshatse kuvuga iki? Inkuru mbi ya mbere no kumva ngo umuntu yafashe amafaranga. Inkuru mbi ya mbere ni umuntu wadeklara ko afite miliyari akajya gufata miliyoni 5. Inkuru mbi zari izindi. Uretse uburyarya bw'abanyarwanda, inkuru mbi zari izindi, ntago zari kujya hariya. Oya, ntago ndi bubibone muri iyo sansi. Nubwo ntavuga ngo ndabyishimira se. Buri munyarwanda wese uri hariya leta imusoro miliyoni 1 na miliyoni n'ibihumbi 400. Buriya mu mungure mu mwaka umuntu umwe arayakogota. Na wa wundi wibye dodo bakamujyanayo umwaka arya miliyoni 1 na 400. Ubaze nyine abasiriviyado, ubaze byose. Ziriya modoka, amazu, mbese amafaranga bafashe amafaranga ruya rwego rw'igororero rukoresha bakagabanya n'abantu rugorora. Ku muntu umwe hagenda miliyoni 1 na 400. Amafaranga ni menshi. Icya mbere ababikurikirana neza bavuga yuko ugereranyije n'ibindi bihugu u Rwanda rufite ibihano biri hejuru by'imyaka myinshi. Iyo myaka myinshi umuntu akayimara arya ya miliyoni 1 na 400. Twarengeje pourcentage y'abakombye kuba barimo, ku buryo rero nta mpamvu mfite yo kwishimira ko umuntu yagiye hariya. Cyane ko ubushakashatsi nakoze nyine n'ubushakashatsi it's scientific. Nabatangaye ko abantu banyatatse nababwiye ko nakoze ubushakashatsi bo ntabwo bakoze. Ubushakashatsi bunyereka yuko gufunga umuntu wariye miliyari 5 ukamufunga imyaka 5 agaruka n'ubundi imyaka 5 nkogumbya no guhumbura. Uzabirebe turaririmba ngo amatora kandi ni 7 wahumbya gutya kuya ngo 5 kuningana ni president muri Amerika manda ye kongeraho umwaka umwe. Nuzi kuzibona wazize nti amatora yandaza uvuga ati ahubwo se wawundi barangije Biden niyo message mundi ngo midterm yarayirangije ngo imyaka 2 ngo yarayirangije ngo ageze muri 2 n'igice dona sigaje nk'umwe n'igice. So imyaka 5 irarangira. Ikindi yarangije imyaka 2 n'igice yaritwaye neza. Ubwo simvuze yuko abanyabwenge babona yuko atagomba kujurira, ariko nyine kwa nakubwiye nimba ari mu ikipe y'abarepublike bari bamwijeje ko bari bugerageza ibishoboka akabikika. Ukabikika uteze itegeko riranditse rirazwi, wabyemeye, byagiye kwa rubanda, abaturage babyegereje umutima. Burya hari ibintu wakumvishe ko ibya mbere wenda wakoze waribabariwe hagati en famille nyine bitagiye kuri rubanda yose. Ibyageze hanze burya karenze umuntu akarushya ihamagara. Ariko wenda rimwe na rimwe akavuga ati turabona Munyakazi baramugabanyirije nako baramusubikiye. Akabukuntu nyine umuntu avuga ati hashyizwemo cya kintu cyakomeje kuvugwa mu rubanza rwe ngo ni ubuvugizi. Kwa kuna kubwiye nyine nimba yari mu ba Republika cyangwa mu ba Democrate muri ya matsinda abiri abatagaragara ariko ukabona ko bihari, ukabona ko nyine cyane ko nawe ntekereza ko rero yamuteye ako kanyabugabo yaba nako kujurira. Ntekereza ko hari icyabimutera kugira icyo cyizere. Si umuturage nkanjye cyangwa nkawe yashingiraga ku bintu wenda abantu baganiriye bambwiye ati ahari abagabo ntihapfa abandi. Ariko ntekereza yuko hari ahantu ibintu byakagombye kuba bigera inshuti ikavuga ngo n'ubundi bushuti ntaho bugiye, reka amategeko akora icyo agomba gukora. Ibyo ngibyo bitabaye gutyo
ntekereza yuko byazarangira udafite kivugira ari we uri guhanwa wenyine, ariko navuga ngo wari ubitangiye uvuga uti ni inkuru ibabaje, ariko inkuru yababaje bwa mbere bavuga yuko yabikoze, nta kababaro karenze ak'abanyarwanda bagize bumvishe ko yabikoze. Akababaro rero ka mbere nagaterwa nuko yabikoze, si agaterwa nuko yagiye hariya, cyane ko byakurikije amategeko ingingo ku yindi. Rero ntekereza ko sinzi wababazwa nuko amategeko yubahirijwe, gusa muri rusange ikintu bita urupfu no gufungwa k'umuntu ntawe ubyishimira, nta n'ubyishima hejuru undi. Ni nayo mpamvu wenda hari n'igihe ugira icyo ukora bakabyita gushinyagura, uretse ko buriya gushinyagura kuba kuri byinshi ntanariye ukaza ukamvugiraho bakwita kuri kunshinyagurira, nakennye ukaza ukamvugiraho burya byakwita ko ndi gushinyagura. Ubushakashatsi rero nakoze bwanyeretse yuko upareveniye ufata amafaranga yose yari afite ukayamukuraho niyo wamugumisha hanze, waba uciye ruswa kurenza kumujyana hariya amafaranga yose asigaye kuri konti cyangwa ahandi hantu, ariko wayamwatse yose yari afite. Nicyo kintu cyakorwaga mu Rwanda rwo hambere, ntibashinze umuco se babyita kunyaga. Babyita kunyaga. Donc kuri wowe urumva ko iriya myaka 5 bamukati ibihano tuvuga ku muco, ibihano byatangwa mu Rwanda byari 5 cyangwa 6 nimba mbyibuka neza umwami yatangaga, cyangwa se byagamire ukore wakoze icyaha habaga ari imbabazi, kuko habaga hariho n'icyo bita intebe y'imbabazi yicaragaho nujya mu rukaro zahabona handi mwirembo neza. Nimba ari baraza ry'imbabazi sinzi kuno baryita, iyo wabaga wakatwe waciwe n'ubwo gupfa niyo yabaga ari wabivuze akaza kahicara ukaza ukabasha kuhamusanga ugafata inkingi y'imbabazi, ya nkingi iri hagati neza mu marembo ari ya mu rukari gutya irimo hagati, ukaza ukayifataho, icyo ariko wakoze cyose ntago wapfaga, ntago wahanwaga, wabaga ubabariwe. Ariko nanone ntiwari kwagera hano wari kutera icumu, kuko iyo wabaga wakatiwe n'uwari kukubita intorezo ntacyo bari kumutwara. Nko kuvuga ngo ba bantu barinzi bwami bari mu bikingi hose kugira ngo uzabanyuremo bagutanze uze gufata ku yankingi kibazo kuyigera wewe, ariko n'ubundi nawe ari kwaca ari kurwanya nabo, ariko abaga birwanya akaza agafata uwa mbere akamukubita umutego, agafata uwa kabiri akajugunyari akaza yirukanka nabo bashaka kugira ngo nyine bamukubita atarayigeraho, ariko iyo wayikoragaho n'uwo ari kukwica cyangwa se kugukoraho niwe wari guhanwa, kuko nyine nuko byabaga byubatse yitwaga inkingi y'imbabazi. So rero ntekereza ko nawe yashyize imbaraga nyinshi cyane, no muri Twitter yanditse bimara gutangazwa n'ijambo yavuze mu rukiko ngo munyunamuye nagira umumaro, byose yashaka gukora ku nkingi y'imbabazi, yashaka kuyifataho bikanga kayikora, ntabwo byakunze. Babagabo baramu rero cyambere umwami yashaka kubabarira. Kabiri, umwami yashoboraga bashobora kuguca amande bakabati baguca inzoga wenda ibintu nk'ibyo. Cya gatatu, washoboraga gucirwa ishyanga bati va mu Rwanda ntuzarugarukemo. Uretse ko ari umugabo baciriye bavuye ngo va mu Rwanda ntuzarugarukemo, yurira igiti cy'ibwami akiryamamo, barazaga umwami ati dore wa mugabo abwiye ngo nave hano yagiye yurira igiti hano imbere hano aho yagiye, bamuciriye ishyanga nyine. Umwami aje ati bite byaye ko wakoze ibyo mbabwire bakurasa imyanda bakumanure yaho ngaho. Ariko ariko se ko wanyirukanye mu gihugu cyawe no mu gihugu cy'inyoni wanyirukana umwami ngo gwera iryo jambo mubwira ngo ati manuka wibereho kabisa. Kera ari ukuntu umuntu yabaga azi kuvuga neza, byashobora kumuhesha kubaho, yagombaga kuba yatanzwe oya no kuvuga amagambo neza, kuyajyana neza mu njyana nziza. So habaga icyo cya gatatu no gucirwa ishyanga. Icya kane cyabaga ari ukoherwa, uretse ko koherwa burya ni nko gutangwa ngo upfe, kumanikwa no koherwa burya ni icyurupfu, bose kibaye icya kane. Icya gatanu cyabaga ari kugira bitera, kuko byari ibihano bigira muri 5 gutyo. So aho rero navuga ngo hari ikiru, voilà cya kintu twisamande ni ikiru. So
aho nkavuga ngo hari impamvu ibyo bihano byabaga hazaga no kunyaga sasa cya gatanu no kunyaga no kunyaga ibyo bintu byose rero byakurikiranaga babishyiragaho hari filozofi abanyarwanda bari bafite ishingira nyine kuri iyo filozofi y'abanyarwanda so kuko rero muri biriya bintu byitwa ruswa na biriya bintu byose buriya byari nuko iyo umuntu agiye mu mategeko kimwe agikwepa ikindi kikamufata ngo gukoresha bashuhabwa mu nyungu zawe ariko tuvuze nk'icya ruswa abantu babashe kumenya ingaruka zacyo uko zingana bakamenya impamvu bashinwa bamanika uwabikoze si uko baba bashaka kugira ngo bafite abantu benshi bashaka kubagabanya bakibara nka treason high treason donc ntabwo mushinwa bazi gutandukanya wagambaniye igihugu n'umuntu wibya wariye ruswa niyo yaba igihumbi kandi bo ntibareba umubare wayo so ntabwo twaba ngo twakora nk'ibyo abashinwa bakora kubera ko turi twebwe ariko nanone dushobora kureba icyatanga umusaruro kuko ikigamijwe ni ngo ruswa icike burundu hari abajya batera urwenya rero ngo kugira ngo ruswa icike ngo nuko irya igashira ibyo nyine ni urwenya ariko urumva nyine bagira ngo bayirye nyine ariko uburyo bwo guca ruswa ntabwo ari ikintu gikomeye ushyiraho igihano ku buryo umuntu avuga ngo sinzi nafatwa nyiriye bwa mbere cyangwa bwa kabiri ariko sinafata iyo risike kubera ko igihano ntakihanganira mu bihano rero abantu batakihanganira ntabwo harimo gufunga imyaka 5 usize miliyari 5 kuri konti ntabwo birimo ahubwo umuntu avuga ati niba mfata namaze gushikuzayo menshi iyo myaka nzayihamara n'ubundi yo nguma hanze nari kumara imyaka 30 ntayakoreye ibyo bishobora gutera abantu bamwe na bamwe kubitinyuka ngero ubushakashatsi bwanyeretse ko hakozwe icyitwa kunyagwa none mu itegeko rero dufite biratangaje naziriya nkubwe hagati y'eshatu n'eshanu baguca zayo wafashe nka ruswa nabyo byitwa ubunyagwe bita kunyaga ariyo mpamvu ni kunyaga OG umwami yakoreshaga ntago ariko bakora ariko nanone nimba bafashe ruswa ya miliyoni 10 bakakwaka inshuro 3 muri miliyoni 30 urumva ko bakwatsa ayo wafashe bajyana mu wakoreye reka niyo principe cyangwa se logique ariko reba none warafashe ruswa ya miliyoni 300 ugafatirwa ku 10 bakakubira gatatu bakakwaka 30 kandi 270 zisigaye kandi undi logique yari yo kukwaka totalite ya ruswa wabashije kurya totalite ya ruswa wabashije kurya n'amafaranga wihesheje ukoresheje ubutware mu nyungu za totalite y'amafaranga ufite utakagombye kuba ufite mu ijambo rimwe kuyakuba gatatu donc uwanditse itegeko we nta kibazo mufiteho nta n'ikibazo kirimo kuko logique ibyo wakoreye nabyo birabigenderamo none cya gihe mbere yuko ubikora uravuga ati bamfashe nawe nakoreye yagenda rimwe n'imwe nose nk'urugero uriye ruswa bwa mbere ugiye mu kazi ukimara amezi 3 ukarya ruswa ya miliyoni 10 batiza na 30 urumva n'isamba itagenda nibyo warazwe nibyo wagize gute bikagenda so logique birimo ni iyihe logique iri mu kunyaga n'impamvu bituma abantu bacika ku ngeso nuko bigushyira hasi mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ubundi umwami ikintu yakoraga wibaga uri umutware uri mu cyiciro cya kane reka nkoresha iryo jambo cy'ubudehe akakumanura akagushyira mu cya mbere nibwo buryo umwami yacaga ruswa reka nkoresha iryo jambo nubwo atari ruswa yabaga ihari ikintu kisa na kiriya ngero ubushakashatsi bwanjye bwari scientific butagamije kwibasira umuntu bamwe banshinjije ko nshaka umwanya we mbashimira ko bari inkekeye ko nawe ukora umwanya nkuriya wakubera nawe ndetse takezi nitangira kunyataka aricyo kintu bari kwataka bamwe mu banyamakuru abo ngabo nakubwiye nyine mocking bird operation batireba bavanyeho nka muri kibaga bahereje Mutabazi ati naho twatuye naho twatugiye atake zihinduka Mutabazi ngo n'imyanya bishyize mu mutwe ngo ukundeba nkurikije uko tugani ukundeba ese randi hari abandi interviewinze bagiye muri iriya myanya ese twamenye iriya myanya itangwa nande iriya myanya ko nawe ujya kuyidepozaho ko ntaje igicumbi nakubwiye ko ariho naturukaga ubu pe ariko nyine abantu ari ukuntu mu mitwe yabo bishyiramo ikintu
wenda wasanga ari umuntu ushaka kuba gutamika akavuga ati nimvuga yuko hari icyo ibyo ni ibintu bitari bikwiye. Tukiri aho ngaho muri iriya minsi nabo bakwatakana narabibonaga bavuga yuko ngo wahise ufatirana ngo urigaragaza cyane. Ntabwo umuntu usanzwe yaragaragaye aza kwigaragaza. Kwafe ngirahinduka ibintu nk'ibyo bagenda ahubwo banagutubora imodoka ariho byo nagiye mbona. Wowe barutse no kwimena noneho ikirahure itara ryose ry'inyuma rya Benz bararimenye bamena na retroviseur. Nibyo ngibyo nabyo byari message nabyo menye icyari cyo. Turi mu gihugu aho abantu nyine abantu mumbona nza hano ntandukanye n'abantu bo kuri YouTube bandi basanzwe. N'uburyo abantu bamfata mbona bitandukanye buryo mwe cyangwa ubundi. Abantu benshi baba kuri YouTube yaca mu bantu agenda asuhuza bamusuhuza akarinda ageri yajya atinze. Ngiye abantu benshi baramenya bakagira ubwoba bwo kwinanyereka ko banze bikansetsa bikansetsa ariko bikansetsa kubera ko ngenda nzi ko nta kibazo gihari. PPS Marika mbivuge babazi ko hari wenda hari ikibazo mfitanye na leta ntacyo mu office yose muzi nyinjiramo nsuhuza ngana ibyo nganira wenda ni ikosa nakoze akanga ariko kari akantu ko ntago kari keza rwose ntago nzabyongera buriya kari kaje gutyo. So ntago ndi umuntu udakosoreka ariko nyine ibintu abantu bishyizemo ko ndi umuntu ushobora kuba ndi muri danger itabaho. Iyo mbitekereje ndaseka ngahwera ariko nta kundi baba bafite impamvu wenda ariko nese nk'urugero nari nanditse igitabo nanakironshinze kuri press conference. Igitabo cyitwa Inkotanyi mu mboni y'abato. Message yari irimo ituma nshyira muri ya coiffe nko gutwikira igihangano. N'abantu bakanga pote ntago bazi ko ndi artiste. Nimba ndi auteur ndi artiste. Noneho ngishyizemo coiffe ijyanye nuko ndi artiste. Wowe kumbona mu mwambaro wa apotre as if apotre adashobora kuba artiste. Kiretse niba cyari itegeko ryanditse ngo apotre kuko n'urugero ntago aba apotre ufite urusengero ari nawe uyoboye ngo nawe umunyapolitike ntago mu mategeko y'u Rwanda byemerwa. Kimwe ukivamo mu buryo bwa active. Ariko nta hantu handitse ko mu apotre adashobora gukina filime. Ubusa noneho bambonye nakinye filime n'urugero ndi gukina rero y'ubutinganyi auteur bakambona ifoto nasomanye n'undi mugabo harya bayita kavuga yuti sinzi ikintu bakora cyane cya pasi ibyatsi ariko akantu k'ibyatsi abako umuntu batse ubutore manza nawe ahana ryanya ashaka kuzabwaka umuntu mageragere ngo kari mu kantu kana mu magi oya iyo kumagira inzira zo mu amagambo yo mu habaye cyitwa kumagira kibaho kandi tukakemeza ko gishobora kuba kibaho. Gahunda ya mama niyo yateze ibibazo. Gahunda cyo kozari ikintu byigisha abanyarwanda. Ubu ni watinyukaga mama we cyaka mutuma amazi ntajyeyo. Yabonye ko ibintu bya mama dakenishwa. Kandi kuko niko kuri nawo muco wa Kinyarwanda nta ababyeyi ni ikintu cyo kubaha cyane. By'umwihariko ubwo icyo tukivuze cyo kumagira ari ibintu nka bibiri. Bimeze gute? Ndavuga nka bibiri cya bitatu. Ikintu cyo gusa nuteza mama wawe abantu mu ruhame kuriye ashobora kuba cyaranyereye nkuko nanjye cyanyera nanjye ndavuga ariko ubundi cyagukwegera mu bijyanye n'iby'umuvumo wa Kinyarwanda cyangwa umwako cyangwa imikoshi kwa kundavuga mu bya Gikristo. Kabiri muri Covid yibasiye cyane itorero rya ADPR kandi ari ryakomokamo. Sinabita kwibasira ahubwo yavugaga amagambo ubona ari nko kubashirishamo nimba ariko nabyita. Cyo ni ikindi. Gatatu umwaka ugiye gutangira twarasenze Imana ishura yuko abantu nubwo bajya bishyira mu mitwe mu Rwanda haba intambara ariko yiratwereka hari ikintu kimeze nk'icyuma kizengurutse imbibi z'u Rwanda zose cya protection. Iratubwira ati ntago izagira ku butaka bw'u Rwanda. Ariko irangije tubwira ijambo ntajya nibagirwa yatubwira ngo ariko mbabajwe n'ubupfumu buba mu Rwanda. Ubupfumu hari umupfumu mu Rwanda ufite Verity ya Nouveau Model nimba ari version yihe ntazi. Donc Verity ministre agendamo ifitemo na filme nk'iy'abayobozi
iki kintu ntabwo ari ikintu Imana ibona neza. yitwa umupfumu akaba Kandi buryo iyo uri umupasiteri ukagira benzi ishaje nuko mpanurira abantu bafite benzi zishaje, nkasengera bafite benzi zishaje, nkabwiriza bafite benzi zishaje. Nubona umupasiteri afite V8 nshyashya uzamenye ko n'abantu benshi ashumba hatabuzemo 50 bazifite. Nubona umupfumu afite V8 menya ko hari abantu bagiyeyo na V8 batari umwe, batari babiri, batari munsi y'10. Bibabaza Imana kubona abantu bo kuri urwego, babacuruzi bo kuri urwego, abayobozi bo kuri urwego bayoboka inzira yo gupfuma. Iki nayo bivuze mvuga ngo uramutse watatse itorero ukaba wakoze biriya bintu kuri mama wawe, ukaba ushobora kuba waba ufite ahantu uhuriye n'ikintu cyitwa ubupfumu, de près ou de loin, ukoresha igifaransa, hafi cyangwa kuri. Hari ukuntu Imana yajyaga yatuza, wenda sinzi niba uzi ikintu bita kwatura, ikatuza umuntu w'umugabo gukuramo inda, twakurikirana tugasanga yagiriye inama umukobwa bateye inda ngo ajye kuyikuramo. Imana ikamushinja ubufatanyacyaha bwitwa gukuramo inda, se mugabo akuramo inda ati. So nawe rero icyo kintu nacyo nakireba, ibyo bintu bibiri bishobora kukuzanira. Donc urumva ababyeyi mu buryo bw'umubiri n'ababyeyi mu buryo bw'umwuka bose musa naho wabasitayeho mu buryo butandukanye. Ikindi ahabwa ari ijambo byansekeje uburyo abantu bose nta n'umuntu n'umwe mu Rwanda n'umwe wigeze arisesengura. Uzi ryari ryo? Byo bintu byamakuye mu buryo byari bikomeye, bana bisesengura kiri honorable. Umunyamakuru akajyana n'ubwo bwanonera akari akantu ntabwo kariko. Ntango kari keza. Ariko akamubwira akantu batavuze. Ni ijambo yasorejeho. Mbese bisa naho ari katinze nk'atagambiriye kubivuga, ariko ubundi muri analize n'iryo agaciro cyane. Kuko ryo ntabwo yari yaripanze. Yaravuze ngo mama ambwira ngo kozi gushyira imbere niko zakurangiza, ngo mama ngo murumva nyine ngo numwadepera, urumva depera yizanyemo. Kandi yadi ngo barerekwa. N'imivumo bayikoherezaho. Tubiretse. Aravuga ngo naramubaje ngo none se ngo mama ngo n'ubuhanuzi wakiriye akakana ntabwo nigeze kanariza. Ko kana bose baragakwebye. Ariko ngiye niko nta gaciro cyane. Mama washobora kuba yarimubwiye, yagiye ahantu ku misozi cyangwa imisozi, nagiyeyo tujya ku mashyuza turayihamagara. Hari aho bita Yerusalemu, hari aho bita Murye, aho ni Cyangugu. Wasanga mama yaravuye Murya cyangwa se avuye mashyuza cyangwa se avuye aho bita Yerusalemu. Nubwo yagatinze ngiye nagatinzeho cyane. Ijambo rivuzwe na mama wasanga bo cyane ko nge ku bantu bakurikiye ibiganiro nakoze kuri ca nimwe, aho abantu icyo gihe batekerezaga ko ari byo turi gupfa akiri mu nshingano. Ntacyo ndi bubivugeho, ntacyo ndabitangaza, ariko bacetse ko ari cyo dupfa akiri mu nshingano. Babonye mvuze biriya bati none uramubonye. Niyo mpamvu ukoze ibi, ariko ntago ariko nteye. Ntago ariko nteye. Hari abantu benshi ni Imana barampemukiye muri sansi imwe cyangwa indi, uretse nawe ntacyo yantwaye. Ariko ndabyibuka ko icyo gihe amagambo navuze nashushe n'uyahisha ukuntu, ariko nk'abanyamakuru bankoresheje interview nawe babwiraga. So nari ndi iwanjye hajya ikinyinya, wabonye byasakuje ngo ikinyinya. Hari umukozi w'Imana y'imyaka 24 waje kunsura ufite lisanse ye, ushinzwe bino bintu bya bano batanga amasoko mu kigo runaka. Ariko kuri lisanse ye akaba afite akavatiri ke nk'umusore wa 24 yiguriye ka automatique, wenda gashaje, ariko nanjye yangira ashaje. Twaduparitse aho ngaho mu gipanga aho nabaga. Araza turasenga, twari babiri muri sala. Ntumbaza aho byaturutse ko ibyo twasengeraga. Ese urumva abantu babiri twahuzwa no gusengera uriya muvandimwe biragoye. Tunamusengera twamusengera ibyiza. Ikintu cyantunguye mu by'Imana yatubwiye nayo makuru azamo. Imana yatubwira ati nge nawe turarangizanyije. Abantu nabibwiraga nti rero ngiye amagambo yankanze. Imana ivuze ngo your mission is over. Bivuze ko none ugiye gusigara yukora mission yandi. Ni ko buriya abantu batabizi yagiye muri ziya nshingano zose yagiye azamuka, Imana yaravuganye nawe.
nabwiye abantu bavuga ngo sinzi ikigiye gukurikiraho nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa abiri abavuzi by'idebe ndavuga ibi bintu ndi kubona biri kugana habi. Haciyemo amezi make mbona byabaye kuriya ba bantu nibo bahise banyandikira bwa mbere n'abandi barampamagara atuzi ko rero bitubwiye gutya na gutya. Ndavuga ni nge napimiranyije ikirere nshingiye ko Imana ivuze ngo navuganye nawe namuhaye mission y'ubumana aho yaraba kubarizwa cyangwa yarahagaze ariko inshingano mbese mbere yo kuramugwa mu nshingano mu buryo bw'ibifatika mu isi y'umwuka Imana yamaze kugira ukuntu ivuga iti sinzi rero ni ibintu navuga ngo nabirenganiyemo mbigiramo imvune niba ariko ndabyita nabigiremo injari akunda kuno ni injari break nabigiremo muri bekiye nabyita ko nararenganaga nkorerwa kagambane ntekereza yuko abagakoze nimba bari kunkurikira bashobora kuba basigaye bantinya like ngo twari tuzi ko byoroshye ariko twaje kusanga bya bintu itageze ku ntego zabyo gusa nta n'impamvu yari hari ko binkoraho njye mbona hari igihe nkaba ngo niyo najya ku ruhande sindebe ngo nuko ari njye I didn't deserve that ntago nari nkwiye ibyo byose kuko iyo mba ndi type abantu bari kunyataka bajya aho ndyama mu masaso no muki nkavuga ni uwo muri kunyataka mushaka guproteja ndamuzi none nanjye nkahita natakisha hari theory tuvuga muri contre terrorism cyangwa se counter terrorism to fight terrorism with terrorism donc umuntu still ari kuza kurwanya makaba ari gukoresha kuri we kuyo na applique iyo theory nari kuba mfite information in my idea nari kuba mfite ubwino bupima nk'amatona 3 ariko ntago natakaryo gusa ndataka byo ni ibintu ntago wanyataka ngo nguhereze ariko hari ukuntu Imana muri Bibiliya havuga ngo umugabo n'abari kurwana n'undi mugabo akamukubita ku bugabo ngazaterwa amabuye nko kuvuga ngo ni munarwana kubita ku isura si mu bugabo donc hari ukuntu Imana ishyiramo principe nuko iyo uri kurwana n'umuntu ku rugamba bakubuza gufata umuntu ngo umutorutire n'urugero cyangwa se abo wafashe kubica cyane cyane iyo bagaragaje bagomba kubaho kugomba kuzabahererekanya hari amategeko mpuzamahanga wenda reka ngure kumbaza ibibazo byawe ariko ngewe ibyo navugaga byarebaga abanyarwanda bose tubashije kunyaga cyangwa se twitfashije itegeko dufite umuntu ufashwe kuri ruswa tugatresinga amafaranga yose afite adafite ubusobanuro bivuze ngo tukayita ko yakuye muri ruswa twarangiza inkuge 3 zayo akava mu cyiciro cya kane akajya mu cya mbere nta muntu wakongera gufata amafaranga y'abanyarwanda ibyo kandi nkabivuga nubwo abantu banyemangira ngo ndashaka kuzabona imyanya wenda tuvuge ko izaboneka da nayanga se wewe wawanga ariko hano bamushinje ngo yacinyaga inkono nanjye mbonye nyicinya nayicinye reka ahubwo nzajya kumusurayo anyigishwa yayicinyaga bise nibiki gucinya inkono ni umuco wa Kinyarwanda ntago ari ibintu bishyashya ariko hari kibazo iyo ucinya inkono bikobrija kuba inyangamugayo no kwiyoroshya kandi iyo uri umunyamadego ugacinya inkoro ahubwo ucinya nk'inkoro nta miyaga ashyiraho gucinya inkoro bigukuriraho gushyirirwamo imiyaga reka nkoresha iryo jambo kuko ikosa ukoze abantu bakomeza gushinja yuko urikora gucinya inkoro bikakorera nk'ikiguzi cyo gukora amakosa impunity noneho wa wundi uciye inkoro akumva ari oburije kuguhana kugira ngo abantu babone yuko ari seriye donc rero gucinya inkoro ni byiza ariko mu gihe uri inyangamugayo icyo ni ikintu bagomba kumva neza uretse ko kuri ibyo ngibyo hari harimo imibare igoranye kubera ko yari akenewe kugira igikundiro mu banyarwanda benshi bashoboka kandi ari igihe mu magambo hahitaga hazamo kwikururira abanzi nkuko na Mutabazi hari igihe abakurura atabizi so ariko ibyo byose ni ibintu bihari kugira ngo tubyigiremo noneho bavuga ngo
niyo Mutabazi iyo myanya yaba azayihabwa dore ko atayanga byanezeza ahawe iyo myanya n'iryo tegeko ryagiyeho kandi niyo wavuga ngo uzaza umbeshyere ko nariye ruswa unantega ibimenyetso bimpame nzi ko biri bumpame ndengana ariko n'abandi bayobozi rya tegeko rikabakumira kubikora ariko mubaze nawe imagine uramutse uri umuyobozi ukaba umaze kugeza miliyoni 400 zawe wakoreye ukabona opportunity yo kurya miliyari ngiyo bibe miliyari na 400 ariko niba gufata bazagusubiza wenda kuri miliyoni 3 cyangwa 2 n'igice cyangwa se yose akagenda kajya mu nkodesho nyugatega kwa steri ugasubira gucukura imisarane cyangwa se n'ibindi nk'ibyo urumva wabikora inzo kurumva itacurama cyane hari abantu benshi nzi neza ko cyase kavuga muri uburyo nyene buryo byanariza niyo ubuyobozi wabutemeranya nabwo umuntu akaza kuvuga ngo tuburwanye nzi ko wahita umuboroka muri telefone yawe kuko uzi ngo ndamutse ngufashe so aho hantu ntuvuga ngo hari kugira ngo umuntu areke gufata amafaranga yabona bigomba kuba hari ikintu cyashyizweho gituma avuga ngo biramutse bimenyekanye kandi ndabizi bizamenyekana ingaruka ntago na uko umuntu nese nk'umuntu navuze ngo ayibye amafaranga nyuma nakuye nta kibazo bigiraho nuko yagiye yari azika abana bazajya kwiga muri Amerika kandi ubundi bushobozi bwe bwari bumwemerere kubajyana kuri EPA cyangwa se kuri 9 years cyangwa se wenda kuri ya mashuri ari karinganiye na Cambridge atayagezayo cyangwa se na Cambridge amujyanyeyo yasigara hungabana mu bukungu akabazi ko umwana aziga muri Amerika abana bakarinda barangiza ari 5 muri Amerika bakarangiza bose amafaranga kuri konti agifuhera agifite miliyari enye wenda muri 5 yasize hari igihe abikora akavuga ati n'ubundi umubyeyi yapfira abana ariko n'ubundi yaziko ibyo akora ingaruka zahita zinafekta abana akavuga ati mu gihe abana babasha kwiga ku ishuri ry'800 cyangwa 500 mfashwe abana banjye na 9 years hari igihe byashiduka bari kwishyurwa n'akarere ngiye bya research rero nakoze itareba umuntu umwe kandi iyo research nyikora nanjye nteganya ko ngiri mbonye ayo mahirwe ntayiteje so nuko ese ubundi wagize ngo uko kunyagado abantu barabimbaje cyane nkawe se ari wowe ari wese bibaye si bibaye nka Kamegeri se barabivuze ari nkavuga ngo nanjye icyo gihe iryo tegeko rya mbere garidefu imbuza ngo ntuzahirahire donc ntuzahirahire icyo gihe uvuze ngo bazabiguhigikaho babikubeshyere none se uyu munsi bwo wakubeshyera kuri kurwanya ubutegetsi icyo gihe nawe ukora ku buryo nyine ibyo ukora bidatuma ukekwa ho icyo kintu hari kutagikora hari no gutuma nta wakikugerekaho ngo kigufate ukagira nyine ubunyangamugayo no gukorera mu mucyo ibintu byawe byose wa wundi ugushaka akakubura kandi ikindi mu Rwanda dufite inzego ziri professionnel ntago ikintu kikugerekwaho gutyo gusa ngo bitagaragara ko kikugerekwaho so ntago Rwanda ari ahantu harenganya cyangwa se barenganya umuntu akenshi umuntu bamushyira byakoze komeza umbaze tugana ku musozo hari utuntu yagiye yandika asubiza abantu twagiye dukoma abantu tubiri nashaka tuvugeho arakantu ka mbere yasubije umuntu avuga ati nge niyo bamfunga nabikinamo filime yavuga ngo ingaruka zose ibyo yifuriza bimbayeho ariko wenda byari gufungwa n'ibindi byose bijyanye no gutikuzo cyangwa hari n'akandi ka kabiri ngo icyayi cy'inyamasheke kingana n'icyo muri Serena utwo tuntu tubiri hari abantu twagiye dukomeretsa bavuga ati harimo n'ukwirata kwa kabivuga muri ubu buryo kwirata basanga nanjye nirata cyane cyane yuko kwiyemera no kwirata ari igihe biturana kandi njye naje gusanga ntiyemeye ntawe uzanyemera rwose pe ariko ku rundi ruhande iyo umuntu avuga hakosa ukora iyo akora amakosa mu mvugo yavugaga n'ubundi se n'intera yakoze ntiyakomeza kubona promotion ze nese 2017 sibwo yavuze kuri mama we 2019 se niyawe state minister y'umuco kandi kuvuga kuri mama we nta muco urimo ibyo byo
ntabwo ubuyobozi bwazategereza kubona umukozi udakosa, ntabwo bwazamubona. Urumva iki ngiki? Iyo akosereza mu magambo, burya amagambo tutajya dutorera mu Rwanda nacamo abanyarwanda kabiri, nasesereza Mukansanga Salima umutegarugori, ahoho haba ari akamashu k'ikitwa vuga nkubaruri k'amategeko rwose, gucamo abanyarwanda kabiri no kwibasira umugore rwose ntago. Donc freedom of speech icyo gihe itakaza agaciro, iburizwa mu byane ngo iburizwamo. Nuko muri Amerika yuzanye irondaruhu, ni ibintu bya freedom of speech babishyize ku ruhande rwa ati genda facing inkiko, kuko ibi bintu ni racisme. So iyo akorera amakosa mu kuvuga gusa byari kwihanganirwa igihe cyose atari imvugo zasenya ibintu runaka mu banyarwanda cyangwa se mu Rwanda, ariko gufata ku mafaranga y'abanyarwanda ntayafateho, kujya mu banyamuryango akajyaza uyu nguyu agacakuru atifunga runo ruganda, bamara kurufunga akaba aciye hano ati mpereza 10 bagufungurire, kandi ibyo byose inzego zacu zikabimenya. Kurabona hari ukuntu inzego zishobora kubimenya zikabona nta bimenyetso bizibijyanye mu rukiko, kandi inzego z'aba professionnel ntabwo zaza ngo twabimenye gusa. Bati ikintu umuntu yagikoze nubwo tudafite ko tukimushinja ngo akiryozwe, ariko icyo gihe bakomeza kugucungira hafi, kuko burya ngo agatoki kamenye gukomba gahora gahinnye. Yafite n'amakuru yuko kiragiye bamufata yari amaze iminsi bamuhaye amakuru ko bari kumugenda runono. Yaraye do barambwira ati cunga sana. Ariko birarenga nyine biraba, kuko ari amafaranga yacyagiye na Maribu. Niyo mpamvu abantu bangu kukimambwa n'amaguru atarajya hese, kari amafaranga ari Amaribu na mamagana n'amaguru yarazi kari Amaribu, n'abandi bantu bamwe bari bazi ngo bari bateguye kugira ngo wa muntu wakoze ibintu agahisha ibimenyetso, noneho babona ikintu gifite n'ibimenyetso bashingiraho, kuko abafite ubudahangarwa n'ibindi. Kandi burya igihugu kigendera ku mategeko ntabwo urinyura ubudahangarwa umuntu afite ngo kuko ngo hari waguhaye amakuru y'amagambo gusa utajyana mu rukiko n'ibindi ngibyo byose bitandukanye. Hari ukuntu rero ibintu mu Rwanda batwara ibintu gake atari uko babyishimiye, nimba ariko nabyita n'umuyobozi wese abyigireho. Rero navuga ngo harimo ibyo bintu byo kugira inshuti, kurema inshuti nyinshi ugamije kugira ngo uzazikureho amafaranga mu buryo runaka, ariwe zizitabaza ko zizikari inshuti zawe, ariko ari nawe wateje ibyago bagize uhindukire baguhereze. Ariko ku rundi ruhande nkuko nabwiye ngo harimo abademokrate n'abarepublike, hari igihe bari irindi tsinda cyangwa se hari abandi bantu bagufasha kugira izo mbaraga, kuko mu bushakashatsi nakoze ntabwo yari afite imbaraga. Uriya muvandimwe ntabwo yari afite power, yari afite icyo twita favor na influence. None rero iyo ufite favor na influence ukaba ufite inshuti zafite power, wirinda gutekereza yuko ni nko kuba mu igaraje igihe kirekire ntibikugira imodoka, wirinda gutekereza ko waje guhinduka powerful. So ukamenya imbago. Kabiri, buriya umuntu wemererwa kuvuga kaminura muhimuni mu gihugu n'ufite power, iyo ufite influence na favor wirinda kuvuga aho bitari ngombwa cyane. So ugabanya speech zawe, wajya mu nama wavuga bigatwika cyangwa bigakora bikagera kure, kwa kuno mvuga nyine ngo byabaye trend, ukicishamo nk'inama 10 utongeye kugaragara, ibyo ukabyiha nk'impamvu cyangwa se nka target. Ukareka bafite power bo bakavuga, kuko biriya bintu yavuze kuri mama we, hari undi muntu ufite power muri iki gihugu wabivuga kuri mama we ntimunabikore comment, kuko ari powerful, ntabwo ari influential, ari powerful. So power ni umuntu uba afite kukubwira icyo ugomba gukora utagikora bikakugiraho ingaruka. Umuntu ufite influence we akwiye gukora ikintu ugikore, kiretse aguteje abafana be, nta kindi kintu yagutwara cyangwa se abafana be bakurakarira bikarangira kukurakarira gusa. Rero nkavuga ngaho imvugo ze ntago nge nigeze nzimurakariraho nkuko abanyarwanda babikoraga. Nge nabifataga nkaho niyo style ye kuvuga, ntago ababigambiriye kugira ngo bibe nabi. Hari ukuntu uri kuvuga wita ku isomo ugiye gutanga
ukibagirwa nimba uvuga ngo kanaka ndazanyije n'ihene ntuhite wanariza kanaka nyine yakurazanyije n'ihene wenda yigomwe arabitekereza ate kuvuga se ko umushahara wawe bagura amahene aruta isambuye rero ntabwo yahitaga akarikira dega amagambo ari gukoresha ari buzane ariko icyo se nkimuraka rero nanjye hari abantu bambwira ngo ngomba kugicunga neza nanjye cyakimbaho so nundi cyamubaho kandi nawe bari kujya muri comment wenda babikritika nawe wagushyira kuri kamera amakosa akora ntabwo uzuye ukuntu angana so icyo kintu dore ko yafite n'imyaka mike yuje 40 cyangwa ageze muri 40 yari kugera kuri 50 atakiyakora nese muragira ngo avuge wenda nka Tito imyaka murusha urabona harimo gap rero nimba murusha wenda 30 wibara ko mu myaka 30 ko bakivuga biriya bintu kuri mama we rimwe na rimwe abanyarwanda tujye tureka kure nanone hari igihe umuntu azashaka gukritika ngo wakoze ikosa nawe ari kukabona ntabwo ari objective muri analyse ari gukora yari akiri muto kandi ikindi aba expose ku kuvuga rero ntabwo ari ikintu cyoroha Boris Johnson ababikurikirana neza bavuga ko yarakoze ikosa ubwo yagendaga akajya muri Ukraine akavuga ngo tuzabaha support kugeza ku munya Ukraine wa nyuma mwe murashaka kugira ngo abanyakirene bose bashire bagire ku wa nyuma none se igihugu gisigaremo kiri mwagiteguye kuzaza kukigira ikimoteri se yagomba kuvuga iri jambo dore icyo gihe iriya mvuga ibigaragaje ko utitaye ku gupfa ko abanyakirene wowe icyo ureba ari uko mudefiya Russia donc nimwitaye ku banyakirene mwebwe muhanganye na Russia ariko iryo ni ikosa nimbere yakoze ari PM wa Ubwongereza abantu bavuga mujye muduhereza amani mujye mwumva ko ntabwo twakontorora byose so by'umwihariko iyo ushatse gukora imvugo zikontorora akantu kose nta gutebya nta gusetsa kandi nibyo byamuhaga amanota cyangwa byamukururiraga abantu so nimba leta ari mukeneye nk'umuntu ukora mu bintu by'ubukangurambaga umukangurambaga nyine agomba kubita ijambo rikivugiza akazamo ikintu cy'ikibuyu nyine bikajegezamo ukuntu rero amakosa nk'aya ntago wabura kuyakora urebye nicyo nawe ubwe yari akeneweho ku rundi ruhande yari ashinzwe umuco sinzi nimba umuco yarawigisha abanyarwanda hari ibintu byinshi cyane usanga hari nk'abantu ahubwo ikintu kiri serious yari ashinzwe urubyiruko sibyo n'umuco nicyo yarashinzwe seriously precisely n'umuco cyangwa n'urubyiruko n'umuco n'umuco n'urubyiruko simbizi ariko nk'urugero nimba ari urubyiruko hazagamo akabazo k'abantu bavugaga ati yabwiraga abantu ngo kwiyumvamo inkotanyi ati none se ko urubyiruko ari kubwira rufite 15 undi rufite 20 undi rufite 25 rwavutse deja aribo babona akaba ameze nk'uri kubwira abantu ahubwo muri 75 nyine batari bazimenyereye bakaba barazibonye bakuze ibyo byose ni ibintu bitandukanye gusa yatanze umusanzu we nk'umunyarwanda ariko nanone byatwigishije ko gutanga umusanzu si ikiguzi cyo gukosa udahanwa cyane cyane mu gihe wahawe imbabazi n'amahirwe yo kwisubiraho rimwe se kabiri gatatu ugakomeza ukaba kagatoki kakombye mu by'ukuri buri munyarwanda wese byagombye kumusigira isomo cyane kanasaba ko bamusubikira impamvu umucamanza yanze yaravuze ngo nta somo byaba bitanze byantangaza rero agiye hariya bikarangirira mu kubivuga no kubibwira umushu akaba amakuru yaramenye se y'umushu umushu yaranditse aravuga ati mu mpamakuru ngiye nari maze iminsi ni mu kazi kenshi hano ahangata tumuvana mwasigara mu maboko ataraye kabisa ati kandi buriya ati Meddy nawe yatubrotse bimeze nabi yatumaza tubroka ati yari n'abaririmba nk'abazamu bari abantu ati yari none mbese nuko abanyarwanda buriya baratebya ni umuco erega buriya tujye twemera yari ashinzwe umuco yagomba gucinya inkoro icyo cyo ndacyemera nanjye nshinzwe umuco nazinduka njya gucinya inkoro kuko ni umuco gucinya inkoro ni umuco ahubwo keretse wenda usanze umuntu ushinzwe laboratoire nationale yo gucinya inkoro wenda nibwo avuga ati shaka ko wigize umucinyi w'inkoro cyane muri shimi ukeneweho ariko rero yari umuco yagomba no kubitwigisha no kubidusobanurira no kubidukundisha n'ibindi nk'ibyo byose kuko utari kumuvira ko yavuze ibinyarwanda wenda bifite ukuntu bikaragashiye no kumucinyanira nicyo nge ndumva ari ibyo navuga tubikuremo amasomo buri wese akuremo irye
naho ibindi byo buri muyobozi rega buriya byanakora yaba abayobozi baranyumvishe nge ngira hamwe rimwe ibintu byose nkora mba nzi ko ubuyobozi buri bubimenye cyangwa buzabimenye nimba butazanabimenya nge sipoza ko buzabimenye ubivuze iki rero ntacyo uri bumfatiremo kuko nanjye kubwira umutima wanjye ngo hano si muri Kongo hano si muri Djibouti hano ntago ari Mogadishu inzego za hano zirakora kandi niyo zikwiyoreza bazabimenya tibyo cyane ya tunuvuga ngo byafasha umuyobozi wese ashyize umutima ku Rwanda agashyira umutima ku ndahiro aba yararahiye agaha agaciro umwanya yahawe ko atari abanyarwanda bose bawuhabwa ikindi nk'uko wavuze nk'imvugo yagiye avuga hari imvugo mvuga uyu munsi hari imvugo navuze kirya gihe cya kera n'uyu munsi kuzigwa nzitangamo urugero byagiye bingora nk'ijambo ibandi n'urugero cyane cyane yuko nyuma umuntu twabiganira nansobanura numva nibyo hari igikoresho iryo jambo ibandi hari undi warikoresheje kera kandi ritari muri sanse nziza so rero ijambo iri gukoresha hari undi muntu warikoresheje bitemera nkaho uri kwaktualiza ryandi yavuze cya gihe ntago aba ari byiza hari imvugo rero n'umuntu ari gukoresha noneho mbaye umuyobozi byo hari izo nahita nshikaho uretse ko mbaye we nanacika kuvuga kiretse nje kuvuga abantu kubera ko mu kuvuga habamo gusitara kwinshi kurenza gukora so ngo nyirakarimi yatanze intuza inde gupfa rero nimba nyirakarimi hari abatanga kugira ibyago kuvuga ni ari ishobora kwihutisha ikakuzamura vuba ariko yanakurangiza vuba so ibyo rero kuko nge mbizi mbifiteho n'ubuhamya nanjye nagiye ngira amakosa nkora mu kuvuga naganira n'abantu b'abagabo bakayanyereka kandi nanjye nkitoza kuyakosora yagombaga kuzirikana ko ari umuyobozi akavuga nk'uyobora abanyarwanda bose kuko iyo umuntu agiye gufungwa amagambo ugira bwandike kuri Twitter agomba kuzirikana yuko buri minisitiri aba afunze n'abadafunze abantu bose baba baguhanze amaso iyo uri minisitiri w'imikino uri n'uw'imikino yo muri Mageragere ntabwo aho umunyarwanda ari hose n'uri hanze harya rimwe na rimwe niyo yaba abusanya n'ubuyobozi cyangwa se n'umurongo w'amahitamo y'abanyarwanda kuko hari umuntu ubwo ari nk'abayasubizaga ariko ukanabona nabo bafashe umurongo ubusanya cyane ariko ukabivuga mu buryo bwa diplomasi na bwa kinyapolitiki ukamubwira uti rero ibyo bintu wavuze ni uburenganzira bwawe ufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byawe ariko ibyo bintu bihabanye n'amahitamo y'abanyarwanda kandi hari icyo amategeko abivugaho so iyo akoresha style iri mu wa politiko yariko byari kurushaho kuba neza kandi abantu yatakazaga mu bamukundaga ntabatakaze ko si byari ntago byari ngombwa ko atakaza popularité yari afite nk'umukangurambaga cyangwa se nk'umuntu wari elema ya mwamba mu bijyanye n'ubukangurambaga no konsa abanyarwanda u Rwanda hari byinshi twamwungukiyeho niyo mpamvu ahari hari icyo tumugomba hari abanga Imana imworohereze n'imvugo zitandukanye ariko ahari hari icyo yakoze hari ibyo yibukirwaho byiza kandi nge ndumva nimba ari byiza nta mpamvu yo kugumana ibibi gusa no mu bibi byamubayeho cyangwa se n'ibyabashe kumubaho ntekereza ko yabyigiyemo ariko nanone natwe tugomba gufata isomo ubundi tugakomeza imbere kuko wasanga n'igihe bamukatiraga hari undi wari wagiye gufata ndi muri ya hoteli ndetse mu hoteli nicyo cyaba ari ikibazo ahubwo nicyo cyaba kibabaje kuriya ngo bino birababaje ahubwo icyaba kibabaje kuruta cyaba ari uko nta somo byasize ntarasoza nigeze kuba ndi kumwe n'umotari tubona umu traffic arangira bashanga aho ngo barakize ngo hari wonze umaze kuzuza inzu ngo shango mu muhanda uragabura namaze wakwambika iriya wakora iki ngo nashinguza amayange namwana none se urumva we uri mubi ukuba inshuro 20 uriye reba uburyo uri kwivuga ikiri kuri moto ngo wayashinguza mukanuye amenyo n'amaso byose yashinguza amaye abanyarwanda ibyo bazakora byose bamwe bakritika
nk'urugero hari uwakiritse nibwo yavuze kuri mama we no kubyandika kuri Twitter hari abafunzwe kandi akirengagiza yuko ibyo yabikoraga akaguma mu nshingano nkangwa ngo ntihagire ntibimubuze gukomeza gutanga umusanzu ariko icyamukozeho gikomeye ni ugufata amafaranga atagomba gufata none ugasanga uyu nguyu uri kubikritika we mu kazi akora nawe yirwa afata amafaranga yirwa ashikuzayo nyine aye ashinguzamo aye ariko ari gukritika umuntu ngo kuvuga yakoresheje sinzi niba ari ahantu tuzakuramo amasomo tugomba gukuramo ndetse no muri analize dukora tukagerageza kumva ko bamwe babikritika badafite impano yo kuvuga iyo utaravugira kuri izi kamera ngo ukore imbwirwaruhame 100 ugakritika umuntu wahoraga mu bintu byose aba ari kuvuga ese wowe aho ngaho uvuze 2-3 ntiwaba wamaze gukora amajabu so rero kiriya kintu cyabaye u Rwanda rwagaragaje ko ari ibintu bigendera ku mategeko kandi ntawe hejuru y'amategeko kandi ibyo bintu umukuru w'igihugu yamye abivuga ahubwo sinzi nimba we yabibwiraga wa mungani nk'uko yavuze ati hari igihe ubwira abana ibintu ukabona babyumvisha ariko bakagera ku rugi ukagira ngo ntubabisize mu by'ukuri ntituza wenda nubwo twabyumvisha ariko ku bayobozi byaba bibabaje natwe abitwa abaturage tugera ku rugi cyangwa se ibyabaye kuri amuvandimwe bitadusigiye isomo cyo cyaba kibabaje natwe ejo tukisanga turi abagabo mu by'ukuri birashoboka ko umunyarwanda yakora inshingano ze agafata ayo yinjiza akareka cyangwa se agatwarayo agacungana n'ibibazo by'abacungana nabyo ibidakunze akagira ibikorwa cyane cyane ko nta muvandimwe yari afite ibikorwa bimwinjiza hirya ye nayo ahembwa ntekereza ko byari bihagije kugira ngo anyurwe kandi akore inshingano ikindi byanyigishije byanakigishije buri munyarwanda wese no kugira ni ukuvuga ngo umuyobozi uhora agira ibyo yiga bya buri munsi buriya mu mvuga akaba yarakoze n'ikosa bwa mbere bwa kabiri agahita ubwe yikosora akajya akontorora cyane amagambo ye ku buryo na tweets ze ku buryo zitakongera kujya zibonekamo ariko yarinze agera ku munsi wo kumanurwa akiri kuvuga ngo umuntu namurengera umumaro cyangwa aragikoze uri kuburana usa n'ugihakana wongera wemera wongera bagukatirine utahubwo ndashaka kugira ngo ndajurira donc numva nasoreza aho ngaho mvuze ariko ariya ni amasomo maremare kandi menshi umunyarwanda yagakwiye kuba yarize kandi akayiga neza kuko nitutabiprofita neza tuzigiramo ibitagakwiye kwigirwamo cyangwa se dutwike gusa dore ngo hahiye se birungu cy'u Rwanda n'abanyarwanda nawe ubwawe mu buzima bwawe bwa buri munsi bakundura so nsoza rero abatekereza ko ari cyo napfaga nawe by'umwihariko nta cyari gihari kubera ko ntago twari twadikanyije isambu yaba havuka hirya y'ishyamba njye simpavuka yaba inshingano yakoraga nta nubwo nakoropaga muri ministeri yakoragamo nta cyo napfaga nawe ni nkuko n'abanyibasira ntago banyibasira ko ari cyo mpfa nabo wenda ari byo nkora batemeranya nabyo ariko uwavuze ko ari cyo napfaga nawe yabirebaga nabi abibwira ko uriya mwanya we nawe ushakaga nabo babifashe uko bitari cyangwa se wenda babimpimbiye kugira ngo abanyarwanda bumve ko ntagenzwa n'icyiza imyanya mu gihugu ni myinshi abayitanga iyo uwo babona nashobora nibo bampa ntago rero ntekereza ko icyo nta n'umuntu wakakigize intambara ntawiha umwanya kabiri abagwa ko babona ubushoboye gatatu ibyo navugaga byagombaga kugera ku bayobozi bose n'abazaza mu gihe kizaza nanjye ngize ayo mahirwe bikaba byansanga nyine nazabisangayo ari nanjye wenda wabitanzeho igitekerezo kunyaga uwari umuherwe agasubira ku isuka byaca kurya ruswa ni research nakoze niyo mpamvu bumva n'ubu nkiri bivuga kandi urubanza rwamaze gukatwa ntaho bizahurira nawe ariko biracyari valable kuko nzi ko
udatinya imyaka 5 yatinya ko abana be barasubira ku kawunga n'ibishyimbo bikamubuza gukora icyo ngicyo. Ariko nanone ndi umwe ntanze igitekerezo, abanyarwanda nabo democracy is the power of the rule of the majority. Bihuriho na benshi byakorwa, ari bya Mutabazi gusa ntago byaneje kubera ko abantu ntibaje nk'aba scientifique. Navuze research nakoze n'umusaruro yatanga ntawigeze akora contre hypothèse. Rero ntago babitwaye neza. Nanone kandi kutitwara neza bintera andi makenga, wasanga nabaho bakora bayiba kandi bagikomeje kuyiba batanenda kudohoka kuri icyo ngicyo. Aho ngaho nicyo cyaba kibaje kandi batangiye bango birababaje. Ibyo byaba bibabaje, ibyo byaba bibabaje cyane. Ndumva mvuze bihagije. Ikindi navuga nuko mu byabaye byose n'ibyatambutse nabikuyemo amasomo. Uwo twagonganye akumva mubangamiye yihangana, ntago ari cyo nari ngambiriye, nta n'ubugome nabigiranye. Ariko ngewe nkunda iteka kuzirikana ijambo umuyobozi akunda kutubwira ngo mugire uruhare mu bibakorerwa. Muri urwo ruhare rero ntagize uruhare mu wariya y'abanyarwanda, ubwo nazagira uruhare mu biki buriya. Wenda buri wese agira icyo yumvamo yegereza umutima kurenza ibindi, ariko wasanga ari ukubera research nabikozeho ingaragariza ingaruka zabyo mbi cyane. Bishobora kwangiza ubwonko bw'urubyiruko, buri wese akumva ko agiye mu nshingano ari icyo agomba gukora, buri wese akumva ko ari bwo butwara, ari bwo bugabo. Rero abagize uruhare bose mu kuba yafatwa, kabiri yahanwa ku buryo buri butanga isomo, uwo wabigizemo uruhare wese akunda u Rwanda kandi ndamushyigikiye. Ntekereza ko n'abanyarwanda benshi bamushyigikiye, abenshi bagiye bateza ubwega mu buryo butandukanye. Ukuri kwabyo ndakuzi, bari abashaka indonke ku muryandonke. Ni ukuvuga ngo hari abanyamakuru bumvaga bashaka kugira ngo barebe ko babahamo akantu ko kugira ngo bakore iyeza mu ryandonke, niba ariko ndabyita. Hari ababikoreraga kumva nabo kuba babikora bagomba gukavaringa undi wabikoze. Hari ababikoreraga ku bw'ubushuti n'impamvu nk'izo. Ariko abo bantu tubabaze mu Rwanda ni bangahe? Icyo nicyo kintu umuntu bagomba kwibaza. Ku buryo rero navuga ngo abantu benshi bari bazi ko biriya bitazabaho. Ndabyibuka banamaze kuvuga ko ari 5 bamukatiye. Hari umuntu numvisha avuga ngo ntago azajyayo. Uya hari urya mwabonye kuri kamera, uya hari undi twari turi kumwe mu nzu, abati ntago azajyayo. Nka saa 2 abararyamye, nyuma y'iminota 30 mbona report irasohotse ko yageze Mageragere. Bita bigaragara ko u Rwanda ari igihugu kiri macuwa kitashingiye ku marangamutima. Kandi ngiyewe iteka igihe ubuyobozi bufasha uwo murongo ndabushyigikira, kubera ko bishobora bake cyangwa se ubutegetsi butandukanye hirya no hino ku isi igihe bibananira bagakomeza guhishirana, bagakomeza kugirirana ibanga, naho byanarenga igipimo ntibabashe kumenya kuvuga ngo oya, enough is enough. Nanone ku rundi ruhande nanone simvuze ngo umuyobozi wese uzagwa mu gakosa naho kaba nka kariya ku nshuro ya mbere mu gihe ari umunyamumaro, oya bazarebe igikwiye. Niyo mpamvu bari hariya, niyo mpamvu bari abayobozi, niyo mpamvu bazareba igikwiye. So mu by'ukuri rero ndumva nasoreza kuri icyo. Utarize aziga nawe ari kujya Madrid cyangwa ari kwerekera muri kiriya gice. Nakifuje ko buri munyarwanda wese akuramo isomo, buri muyobozi wese akuramo isomo, naho ibindi mu bantu habamo byinshi. Urakoze cyane Mutabazi, reka tugushimire, tunashimire na buri wese wakoze subscribe. Tunabibutsa ko nyabuneka wowe ufite ikiraka cyangwa se ukeneye ishusho risa neza, ukeneye ko ubukwe bwawe busa neza, ukeneye ko anniversary y'umwana wawe isa neza, na Mutabazi turakubwiye
nyaboneka hamagara iyi nimero 0786 tuba turi tayari turahakubereye. Wakoze cyane. namwe mwakoze kuntumira.